umugore yitwa umugore w'undi mugore. Ibihugu bikomakomeye byahejeje gusinya yuko umuntu nubwo atoshima uwundi akishimira imbwa borongora bakagira ubugeni. Ayo ni amajwi y'umupasiteri mwe muri kumva ubwo yari ari kuvuga ukuntu icyaha cy'ubutinganyi gisigaye cyarabaye icyaha gisanzwe mu bantu, gisigaye cyarabaye nk'ahari ibintu byiza mu bantu, ndetse bikaba binashyigikiwe n'ibihugu bimwe na bimwe bigiye bikomeye hano ku isi. Kikaba ari icyaha gisigaye kigaragara nk'aho ari icyaha cyoroshye kuruta ibindi byaha byose byigeze kubaho, kandi nicyo cyaha cyakwiye kuba gikomeye, kuko murabizi cyagiye gituma imijyi n'imwe igenda irimbuka hirya no hino mu bihe byarangiye mu bihe bya kera. Muri Bibiliya iyo mubisomye murabibona. Iki ni icyaha gikomeye cyane imbere y'Imana, ndetse na Bibiliya ibuza abantu kuryamana bahuje ibitsina. Gusa ubu ngubu byabaye ibintu bisanzwe mu bantu, abantu basigaye babikora babigize nk'umuco, ndetse hari n'ibihugu bimwe na bimwe usanga bari gutoza abana bakiri bato kuryamana nyine bakiri batoya, kugira ngo bazakure ari ibintu bamenyereye bazobereyemo, bazi gukora neza, nk'uko wenda umuntu yaba akora imibonano mpuzabitsina nubwo gusa badahuje ibitsina. Ibi ni ibintu byamaze gutera muri ino si yacu, kandi iyo usomye biri usanga ko ari ibyaha nyine biza mu bihe bya nyuma by'imperuka, bigatuma isi irimbuka. Ndetse aya majwi tumaze kumva niyo agiye kuta twinjiza no mu kiganiro cyacu, ubwo tugiye kureba inkomoko y'ubutinganyi cyangwa se ikintu Bibiliya ivuga ku butinganyi. Twe murabizi hano kuri ino channel twibanda ku bintu by'iyobokamana, tukajya muri Bibiliya tugasoma, tukabihuza n'ibintu bihari hano hanze, tukabasha kwiga ndetse tukabasha no kumenya uburyo ki twakirinda iby'Imana idashaka. Nibyo tugiye kwinjira rero tureba muri cyo kiganiro. Icyo mwibutsa no gukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ukore na like nimba ikiganiro cyakuryoheye, byo muri comment tubwiye ku kiganiro wacyumvishe, cyane nimba ufite ikibazo ucyandikemo turakibona, kandi wibuke no gukanda ukazogera kugira ujye ubona notification y'ibiganiro byose dushyiraho. Bibiliya ntabwo yemera icyaha cy'ubutinganyi cyangwa se icyaha cyo kuryamana muhuje ibitsina. Bibiliya iranakirwanya cyane, ntabwo icyemera, ndetse ni n'icyaha gikomeye. Bibiliya igaragaza ko ari icyaha gikomeye, iyo gikoze rwose Imana iraguhana. Nk'aho twagenda tubireba, hari amadini menshi hano kuri ino si yacu ahakana, nako ni yose ahakana icyaha cy'ubusambanyi, nubwo bamwe muri bo baba babishyigikira cyangwa bakavuga ati buri muntu agomba kugira uburenganzira bwe, ariko ntabwo biri byemera, ndetse nta n'idini na rimwe ryemera. Tujye kureba mu idini ry'abakristo, abakristo muri rusange, abantu bose bitwa ko ari abakristo nyine bemera Yesu Kristo. Turebe mu idini rya Islamu, turebe no mu idini ry'Abayahudi, turebe ukuntu bagenda bavuga kuri iki cyaha cy'ubutinganyi. Wenda duhere ku idini ry'abakristo, abakristo muri rusange. Iyo usomye muri Bibiliya yera mu Itangiriro igice cya 19 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 29, ubu usangamo inkuru ya Sodoma na Gomora. Murayizi, ndetse narari nababwiye hano ukuntu byagiye bigenda. Ushaka kubyumva nabwo wagenda ukareba mu biganiro twashyizeho kuri ino channel, wakibona ikiganiro cya Sodoma na Gomora. Iyo usomye aho hantu nari maze kubabwira, usangamo inkuru ya Sodoma na Gomora. Birangira Bibiliya itubwira ko byarangiye Imana irimbuye ino migi, kandi mu byatumye Imana irimbuye ino migi n'ibyaha byayo birimo n'icyaha cy'ubutinganyi. Ni ukuvuga icyaha cy'ubutinganyi ni kimwe mu mva n'imvano mu byatumye Imana irimbura iriya migi ya Sodoma na Gomora. Iyo ukomeje ukareba muri Bibiliya ugasoma mu gitabo cy'Abalewi ku gice cya 18 ku murongo wa 22 havuga ko kuryamana muhuje igitsina ari kirazira. Reka tuhasome naho mumve ko havuga. Abalewi 18:22 havuga ngo ntukaryamane n'umugabo nk'uko baryamana n'umugore, ni ikizira. Ntukaryamane n'umugabo mugenzi wawe nk'uko baryamana n'umugore, ni ikizira. Urumva na Bibiliya ibuza abantu kuryamana bahuje ibitsina kuko ari kirazira, kandi iki kirazira ku Mana. Iyo yishe ubaye iki? Ubaye umunyabyaha. Niyo ukomeje ukareba mu Baroma igice cya 1 guhera ku murongo wa 23 kugeza ku 27, usangamo Pawulo avuga ko abantu bataye inzira y'ukuri bagakora iby'Imana idashaka, harimo n'icyaha cy'ubutinganyi, harimo nyine n'ubutinganyi kuko ntabwo Imana ibushaka. Gusa abantu bataye inzira y'ukuri bakurikira nyine inzira itari y'ukuri, irimo ibaganisha mu byaha by'ubusambanyi cyangwa se by'ubutinganyi muri rusange. Iryo ni aho ni ku bakristo muri rusange. Iyo tugenda no mu idini ry'Abayisilamu ugasoma muri Korowani, ubundi mu idini ry'Abayisilamu ntabwo bemera ubutinganyi. Ubutinganyi bafata nk'icyaha gikomeye
cyane cyane rwose. Mu mirongo ya korowani no mu myandikire ya hadithi hazamo inkuru y'umuhanuzi Ruti ihuye n'iya Sodoma na Gomora. Wenda nk'iyo usomye muri sura Ali Alafu, ndabona ko byanditse muri surat Ali Alafu, ugahera wenda ku gice cya karindwi guhera ku murongo igice cya karindwi guhera ku murongo wa 8 kugeza ku 81, igice cya karindwi guhera ku murongo wa 80 kugeza ku 81, havuga ko abantu ba Ruti bakoze ibyaha byo kuryamana bahuje ibitsina kandi Imana yarabarimbuye. Usanga handitsemo ko abantu ba Ruti bakoze icyaha cyo kuryamana bahuje ibitsina kandi Imana yarabarimbuye. Kandi Muhammad yasabye ko abantu bakora ibyo byaha byo kuryamana bahuje ibitsina bagomba kuzabahanwa bikomeye. Murumva na Muhammad abayisilamu bafata nk'icyitegererezo cyangwa bafata nk'umuntu ukomeye mu idini ryabo, nawe yarabibabujije. Ariko bamwe na bamwe usanga gusa yaba ku bakristo muri rusange cyangwa se mu bayisilamu bavuga ko Yesu yagiye yigisha abantu gukundana, kugira urukundo ndetse no kudacira abantu urubanza. Bikaba ariyo mpamvu bamwe na bamwe bavuga ati nta mpamvu ko bacira urubanza, Imana izabibibariza kuko nabo bafite uburenganzira bwabo bagakundana bakajya n'ibyo bakorana hagati yabo. Nimba ari icyaha Imana izabibibariza. Gusa Bibiliya niyo usomye Bibiliya ntago Bibiliya ibyemera. Noneho iyo tunyarukiye mu idini ry'Abayahudi, nabo ntago babyemera bino byaha by'ubutinganyi cyangwa byo kuryamana abantu bahuje ibitsina. Amategeko ya Mose arimo Abalewi, ayo usanga mu Balewi 18 umurongo wa 22 cyangwa se ku gice cya 20 ku murongo wa 13 avuga ko kuryamana kw'abahuje ibitsina ari icyaha. Iyo usomye mu Balewi 18:22 cyangwa se mu Balewi 20:13 havuga ko kuryamana muhuje ibitsina ari icyaha. Iki cyaha cy'ubutinganyi ni icyaha cyeze muri ino minsi, usanga n'ibihugu bimwe na bimwe bigenda bibishyigikira. Ugasanga ahantu henshi hari amadarapo mu bihugu bimwe na bimwe kuri ambasade runaka. Ni ibyaha bikomeye, ni n'icyaha cyatumye nk'uko twagiye tubireba Sodoma na Gomora hakarimbuka n'ibindi byose. Nuko twasomye mu bayisilamu muri bari abantu ba Ruti aho baje kurimbuka ko bari baryamanye bahuje ibitsina. Murumva ko ari ibintu bikomeye kandi muri no minsi bireze, noneho ho byanafashe indi ntera. Nuvuga ngo turi mu minsi ya nyuma, natwe akanya isaha n'isaha ushobora kumva ngo isi yacu igeze ku iherezo. Icyo nge nakwisabira ngiye ku giti cyanjye, nkunda kuvuga ko nta ruhande mba mbogamiyeho, gusa hano ho mbogamiye ku ruhande ruhakana ubutinganyi. Aho misemo kubagamira ku ruhande ruhakana ubutinganyi. Nge ntabwo nemera ubutinganyi pe, ntabwo bwemera. Niyo mpamvu nitandukanije n'abantu babwemera. Ngiye cyo ngusaba ni ukora like kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse ugakora subscribe kugira tujye tubana noneho 5 kuri 5, ndetse ukajya muri comment ukatubwira ko ikiganiro ubu cyumvishe. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.